Byiza mwe mukurikira ibiganiro tugenda tubakorera hano ku Bukungu Talks. Mu minsi yashize twabasobanuriye bimwe mu bintu by'ingenzi byagaragaye ku munsi mukuru uzwi nk'uwa Pi ku tariki 14 za Werurwe buri mwaka niko byitirirwa. Byinshi twarabisobanuye mu biganiro byanyuze ahanga, gusa hari akabazo k'amatsiko umwe mu badukurikira yatubajije abinyujije ku email yacu. Nawe ushobora kureba aho ngaho muri pinning ukayireba, ufite ikibazo watwandikira hanyuma natwe tukagerageza gusubiriza igihe. Ushobora kuza kureba nimero iri mwaho ngaho, uburyo bwonyine buri comfortable cyangwa se uburyo dushobora kugusubiriza igihe no kuba wagerageza kuba afite Telegram, nimwe mushobora kutubona. Turashyiraho nimero ishobora kugufasha cyangwa se username ushobora gukoresha kugira ngo kuri Telegram bashe kutubona. Turaza kuyishyira kuri pinning muri comment ya mbere. Dukomeje rero, wadukurikiye yatwandikiye kuri email atubaza ikibazo kigera kiti: ese abantu batangiranye na Pi hashize imyaka 3, ese umuntu ya mininze Pi zimajije kuba mine cyangwa se Pi zose zingana gute? Ese ubu ngubu yaba yararangije noneho kumenya agaciro kayo ku buryo twatangira gucuruzanya Pi? Uyu munsi reka tugusubize ikintu kimwe ku cyerekeranye na Pi zose zimajije kuba zaba mine cyangwa se kuba zose zabasha kuba zajya mu maboko y'abantu batandukanye, guhera kuri wowe pioneer cyangwa se we watangiranye nayo, ubasha kuba wakora ibintu ugasharinga na bagenzi bawe nabo bakamininga, ugakora sako z'abantu ukoresheje referral program. Ibi byose nawe bishobora kukureba. Ubundi ikintu kimwe tugomba kukwibutsa, ubundi Pi uburyo yubatse, network yayo, rate yayo nyine igenda yigabanya kabiri buri gihe uko hiyongereyeho gukuba inshuro 10 z'abantu. Urugero, byatangiye ari ku 1000 phase ya mbere, ubu ngubu bigera ku bihumbi 10, genda biba ibihumbi 100, biza kuba miliyoni, biza kuba miliyoni 10. No kuvuga ngo agaciro ka Pi aho ngaho katangiye ari 3.14 gukomeza. Ubu ngubu no kuvuga ngo phase tugezeho ni yo kuba tugeze kuri Pi. Iyo umuntu amayininze Pi ubu agaciro kayo kari kuba hafi 0.19 gutyo, bitewe no kuba igenda yigabanya kabiri. Kubera ko ubu ngubu tugeze kuri phase nanone izongera kwigabanya kabiri tugeze kuri miliyoni 100 nk'uko twabivuze. Ushobora no kwirefera ku gafoto aho ngaho turi kuguha ukareba uko igenda yigabanya kabiri. Bisobanuye yuko uwamayininze Pi muri 2019 n'uri kuyimayininga ubu ngubu, uburyo ibyo yakira cyangwa se ibyo abona biratandukanye. So anga turi kukubwira yuko abantu bakoresha Pi cyangwa se babashe kujya muri community ya Pi ni miliyoni 33. So izi Pi kuba muzisharing cyangwa se usharinga na mugenzi wawe akagira icyo abona kuri Pi, nawe wamusharinze nawe nka pioneer nawe ukagira icyo ubona. Anga nanone iyi system nabo barifuza yuko yakomeza ikagera ku bantu benshi bashoboka. So niyo mpamvu ubu ngubu abarenga miliyoni 30 barajoininze. Nanone ibyo uhembwa umaninze Pi nanone bizongera kugabanyuka biramutse bishobotse yuko abakoresha Pi bagera kuri miliyoni 100. Anga ikintu nanone twakubwira, ubu ngubu size y'abantu, anga size z'abantu bakoresha Pi nkuko twavuze birenga miliyoni 33 barenga bamaje kuyijoininga. So ikintu twakubwira, Pi zose ubundi Pi zose zihari zibarirwa yuko supply yayo dukurikije urupapuro rw'umwe cyangwa se icyo twita white paper, anga zigera kuri miliyari 100. Tubyumvikaneho, Pi zose zihari ubu ngubu byaramenyekanye dukurikije ibigisohoka kuri urwo rupapuro rw'umweru. Rushobora kuboneka kuri ushobora kujya kuri media ukareba Pi network official, hariho white paper yabo, nawe ukagenda ukigeragereza ugasoma. So anga bigaragara yuko iyo yisomye neza ubona yuko Pi zose zihari ni miliyari 100. Ariko izo miliyari 100 nkuko twakurikije white paper yasohotse muri 2019 ku tariki 14, nanone icyo gihe Pi itangira, bigaragara yuko izo abantu bose basanzwe bashobora kumininga Pi 80% z'izo miliyari 100. No kuvuga ngo izishoboka kuba zaba mined kugeza ubu ngubu
no kuzakomeza kugeza igihe pi izabigiriye mu bikorwa, kubera ko nkuko twabyumvishe kuri interview ya Nicola cyangwa doctor cyangwa PhD holder, kuko byose biremewe, yabivuze neza avuga yuko akazi kagihari ko gukora kugira ngo pi ibashe kuba yakiganza cyangwa se yaba unique bitandukanye n'izindi platform cyangwa se izindi cryptocurrencies zamaje kugera ku cyo twita ICO. Tubibutsa yuko ni initial coin offering. Iyi initial coin offering cryptocurrencies iyi ikoze nibwo igira agace, cyangwa se nibwo umuntu amenya ati okay, bitcoin imwe agaciro kayo ni ibingibi. N'icyo gihe nikibaho hakabaho ICO cyangwa se initial coin offering, nibwo muzamenya yuko pi wenda urugero ifite agaciro runaka. Ariko kugeza ubu pi twababwira yuko nta gaciro irahabwa, kubera yuko ntago irakora kino gikorwa cyangwa se initial coin offering. Bisobanuye yuko uburyo bwonyine ushobora kubona pi ni uburyo mu zimayininga dusharingana gutyo, cyangwa se ukora ibikorwa bitandukanye muri application za pi zose. No kuvuga ngo kugira ubone pi bigusaba yuko ubikorera muri application ya pi, hanyuma ugakoresha mainnet dashboard hariya kuhananyuza amapi yawe akaba yajya muri wallet. So ikintu twakubwira nuko pi zose zihari nkuko amakuru tuyakesha white paper zigaragara yuko ari miliyari 100. Ahangaha no kuvuga ngo supply zose twakubwira yuko nizo miliyari 100 bazigabanyije mu buryo, no kuvuga ngo 65% yaba muzo abantu bamaje kumininga. Tubibutsa yuko mbere yuko habaho igikorwa cya mainnet twabasobanuye mu biganiro by'ubushize, pi zari zimaje kuba abantu bamaje kumininga cyangwa se ubu zose zari zigeze kuri miliyari 30, cyangwa se ubu kugeza aya masaha icyo gihe mainnet itangira byari hafi miliyari 30 abantu bamaje kuzimininga. Bisobanuye yuko kuri miliyari 80 abantu bemerewe kumininga, kwako twabibabwiye hagabanyijemo ibice bitatu. 80% nijya muri community ya pi, ariyo n'abandi bose bashobora kujoiningana no ba downloadinga app ya pi bangiza bagatangira, cyangwa se bagakoresha ya shares cyangwa se za link bagenzi banyu bagenda babasharingira. So 20% yo izagumanwa na Koya team, cyangwa se Koya team nabyo ibyawe butatu zabisobanura. Ariko uyu munsi turi gusubiza icyo kibazo cya pi zose zimaje kuba mined. Twababwiye yuko ari miliyari 30 muri miliyari 80 zishoboka. Ariko izi zose ntago ariko abantu bose bazemeye ko akoreka tubasobanurire mbere yuko dusoza. Ubundi ubungubu bigeze he? No kuba 80% za pi cyangwa se za pi zose, 65% ni z'abantu bazakomeza ku mininga kugeza ubungubu buryo bwonyine biba bicoded kuri mainnet. So 65% zazo twe abandi bazakomeza kuzikoresha. Ariko hari 10% ahangaha, 10% zazo zizajya zikoreshwa mu zifasha icyo twita community ibi cyangwa se organisation cyangwa se foundation ya pi izabatuma bagumya kumanaginga neza iyi system. Nubwo abantu benshi bavuga yuko pi nyine bavuga ngo ni decentralized, ariko ntago babirekera abantu gusa ngo bijye mu maboko y'abantu. Bagomba kugira abantu bazamanaginga community kugira ngo itazatatira igihango cyayo. Hanyuma 10% bwo murabyumvishe ko bizajya muri foundation ya pi. Iyi pi iyi foundation yayo izabigizwe n'ama organisation azaba yararemwe, hanyuma nayo izi 10% cyangwa billions 10 zizaba ziri muri ibi ngibi, ziri mu gutegura biriya mwari muri kumva byo gukora ama projet ama event, ibintu nk'ibyo byose bikubiye muri Pi Foundation n'izajya bigena, ndetse no kuba harimwe ama application, ibintu byose bizatera inkunga bizatuma ecosystem cyangwa se uruhuririkane rw'ibintu byose bizaba bishingiye kuri Pi bibaho, izakoresha cyangwa se bizaba bifite amafaranga akomoka kuri Pi. 10% ni ukuvuga ngo ni miliyari, cyangwa se twavuga yuko iyi 80%, 10% ryazo
no kuvuga ngo zizajya muri iyi foundation ya Pi nkuko biteganywa na white paper twasomye. Hanyuma izindi 5% ahangaha bazishyize yuko ari liquidity, no kuvuga ngo urugero Pi iramutse isotse nona abantu bagatangira gucuruzanya hagati ya Pi, kugira ngo abantu bacuruzanye murumva byajya bisaba yuko igihe umucuruzi wo kuri ku rubuga rukoresha Pi akeneye Pi, icyo gihe bizamusaba yuko akenera ahantu hihuse ashobora kwitabona liquidity. Liquidity abatabyumva neza ni uburyo ibintu bishobora guhindurwa muri cash mu buryo bworoshye cyane. So iyo liquidity yayo nyine ufite urugero rwa, no kuvanga urugero ushobora kuba ufite inzu, ariko inzu kugira ngo ihinduke mu mafaranga urumva biragoye, usaba kugurisha iki, ariko hari igihe ushobora kuba ufite nk'ikintu cyihuta cyane mu kugihindura mu mafaranga, no kuvuga ngo icyo kintu ufite uhita ugenda bakahita baguha amafaranga ako kanya, bisobanuye ko gifite liquidity nziza cyangwa se bifite ubushobozi muri byo kwihindura amafaranga burenze yanzu. So nayo nabo bagomba kuba bafite Pi zingana gutya ku buryo icyo gihe izaba iri muri ICO cyangwa yarakoze initial coin offering muza agaciro ka Pi, ako kanya bashobora kuyikoresha hanyuma bakahita babona amafaranga cyangwa se Pi, cyangwa se hari n'umuntu ukoze transaction ako kanya akaba abonye amafaranga mu gihe hakibaho process cyangwa se hakiba process yo gusubiza amapi aho yarari. No kuvanga iyi 5% za 80% rya Pi iri muri community izaba mind, iyo ntago twe tuzazigiraho uburenganzira keretse ahubwo bamwe mu bafite ibikorwa bakora bifite uruhare mu iterambere cyangwa kugira ngo Pi igere kuri benshi nibo bazagira amahirwe y'ikuri iki gikorwa. So cyo twakubwira rero murabyumvishe 60% izakomeza kuba mind nkuko abantu bari kuzimayininga kugeza uyu munsi. Ubureti bagezeho n'urugero turebeye neza, niba ntibeshye neza ubu no kuvuga ngo ku isaha umuntu ashobora kumayininga Pi 0.10, ariko muri 2019 icyo gihe batangira umuntu yamayiningaga Pi cyangwa se 3.14 ku isaha. So murabyumva neza yuko hari icyahindutse. So hari ikindi kintu nanone ubwo tubasobanuriye ibyo bice, ibyo hari 10% nkuko twababwiye bizajya biba mu gusupportinga ama projet atuma Pi igera ku bantu benshi, cyangwa se n'abantu bafite aba developers baba barimo bafite urugero bafite uburyo ba developer bayirinda kuba yaba crash cyangwa se yaba yatake n'aba hackers bagerageza gukora ibikorwa bitandukanye. hari byo nk'ibyo KYC nkuko twababwiye ni know your customer, no kuvuga ngo ni system ni program bari gukoresha kugira ngo bamenye neza mu kuri ubundi abantu bakoresha Pi ni bangahe, abantu bakoresha ama machine nanone bazikoresha nabo ni bande kwa kuba bahari nabo barabizi yuko abanyabwenge ni benshi kuri so mbere yuko dusoza ndumva mwumvishe neza yuko uko Pi programme yabo imeze. Twababwiye dutangira yuko Pi abatubajije uko azamaje kuba mind mbere yuko mainnet ibaho, cyangwa se byagaragaye yuko Pi zari zabaye mind yari miliyari 30 muri miliyari 80 zihari gusa. Tunababwiye yuko izi ubwo bisobanuye yuko abantu barubanda rwa gisese cyangwa se abantu bose basanzwe badakora ibirenze ibingibi, ko hari ushobora gukora ibirenze akajya muri iriya community bazaha kuri iriya 10%, hari n'abazagira uruhare cyangwa se bazagira amahirwe yo kujya muri kariya 5%, ariko abazakomeza gukora nk'ibyo wowe cyangwa n'abandi wenda bari gukora nonaha ubu ngubu bazarya kuri izi Pi billions 65 zisanzwe, cyangwa se miliyari 61 za Pi. So ubwo amaje gukuramo miliyari 30, ubwo henda basigaye nka miliyari 35. Naho uta rero tugerageza none kugenda tubasobanurira, apana kugenda tubabwira ngo amakuru ngo bigeze anga. Bamwe munakeneye no kumenya ukuntu ikora, nta wamenya ushobora kuba hari abantu, kuko Pi tunasoza hari abantu benshi bagerageza kuba confused kubyerekeye nibi, kubera icyo abantu bamwe bapinga Pi n'urugero ariko bakaba bakurikirana amakuru yayo. Well, Pi ni ikintu kiri on air cyangwa se ni ikintu abantu basharinga ari open source. Urugero niba umuntu afite interest cyangwa se yumva yishimiye kuba yamenya ibintu uburyo cryptocurrencies zikora, ntacyo bimutwaye kuba yakurikirana development, uburyo Pi community ba engaged, uburyo itera imbere,
hanyuma akamenya neza uburyo ese cryptocurrency space iri gukora gute, ese kubera iki ibi bitinda ibi ntibitinde, ese kubera iki izindi coins ako kanya ziremwe ejo zikahita zisohoka, ibintu nk'ibyo ngibyo rero kubera iki maze imyaka 3, kubera iki bo batahise bamera nk'izindi ngo basohoke. So umuntu wese uri gukurikirana pi hari igihe ashobora kuba nawe atayikoresha, ari kugira ngo ahubwo amenye cryptocurrency zikora gute, wenda nawe akazaremiye kuko birashoboka. Ikindi nanone ni educational, ni ukuvuga ngo process yazo izi cryptocurrency nyuma ya bitcoin izindi zose kugira ngo zimenyekanishe zagiye zigerageza gushyira hanze information hanyuma cyangwa se amakuru, hanyuma ikirenzeho n'icyo ngicyo bagerageje no kwangaja cyangwa se gushyira community muri projet yabo kugira ngo bajye bakorana nabo, cyane cyane nk'urugero ecosystem wenda urugero nk'iri 10% twababwiye aba developers cyangwa se abahanga muri mudasobwa bafite amahirwe yuko bazagira uruhare nabo mu kuzaba part y'iyi project cyangwa se bamwe n'ubungubu bari kumwe nayo. Ikindi nanone twakubwira abandi bantu nanone bari interested n'ibi bintu, mushobora kumva nk'ibihugu bivuga ngo tugiye gukoresha currencies cyangwa se digital currencies, bashobora nabo gukurikirana development ya pi, ntibabura bimwe mu models cyangwa se kuko nk'urugero mwe mu mininga pi mukabona biriya bihembo gusa, ariko hari formule ziri inyuma y'ibiriya z'imibare. Ntago hano tuba twaje kubibabwira, ariko mujye mumenya ko bihari ibintu byose ni haba hari ama models cyangwa se uburyo buremetse kugira ngo ibintu biboneke. So niyo mpamvu twe uburyo twahisemo kubaganiriza pi ntago ari ukumera nkaho tuyamamaza biri aho ngaho buhumyi gusa, ni ukugira ngo n'abazakenera kumenya information ziri deep kurenza yuko barimo barabonira pi bazasobanukirwa ibyo ari byo. Igihe tugezemo ubwenge bwabaye bwinshi, abanyabwenge ni benshi, ndakeka n'abakurikira ibi biganiro byose tubakorera ndabashimira cyane, kubera yuko kuba no kuba mubigeza ku bandi bakabasha kuba baza basobanukirwa ni iby'ingirakamaro cyane. Reka dusoreze ahangaha uyu munsi, gusa icyo twababwira cyo buri muntu we hari interest cyangwa se impamvu abantu bari muri pi communities twakibutsa ko zitandukanye. Wowe ushobora kuba wishimiye kuba ugiye kuba mu isi ya cryptocurrency, hari abandi nabo bari gukora ubushakashatsi kuri cryptocurrency, hari n'abandi noneho nabo bameze nkaho bazashaka kuba part ya cyangwa icyo bita revolution, cyangwa se kuba ko iyi cryptocurrency space irimo irahangana n'icyo twita banking sector. Ni ibintu bibiri cyangwa se ibi by'amabanki musanzwe mukoresha n'amakashi, ni ibintu bibiri biri guhangana. So kubera bikoresha internet, bamwe babona yuko bitazaramba cyangwa se bizagurana kubera yuko internet yoranaba hackers, ariko tunabibutse yuko na banki zisanzwe hari abandi bashobora gukora inote nk'izikora ku buryo na zira mashini zakozwe zidashobora kuyifata. So ni byinshi cyane dushobora kuvuga kuri pi, ni byinshi cyane dushobora kuvuga kuri cryptocurrencies, ni byinshi cyane tuba twumva twababwira, ariko kubw'igihe gito izindi topic reka ubutaha tuzaze noneho tubasobanurira uburyo bushyashya noneho abantu bari kubonamo pi apart yo kuba wayimayininga kuri abisanzwe ukoresheje muri app yawe ya pi, muri application za pi. Hari n'ubundi buryo bakoze kugira ngo abantu bakomeze biyangaje muri community, miliyoni ziyongere barebe ko bagera kuri benshi bashoboka. So ibi byose tuzagenda tubibacukumburira, tubasobanuye mu buryo tujye twumva yuko bunogeye amatwi cyangwa se bushobora kubaha ibisobanuro byiza mukwiye nk'abatwumva. Ciao, shalom, naho utaha.